Umuryango mpuzamahanga ushinzwe imicungire y'amashyamba The Forest Stewardship Council ugaragaza ko u Rwanda ari kimwe mu bihugu biri mu nzira nziza mu gucunga neza amashyamba, ariko ko hari aho rugomba gushyira imbaraga mu kuyafata neza kugira ngo rugere ku bipimo mpuzamahanga by'ubuziranenge mu gucunga amashyamba. Anna Agasha ni umuhuzabikorwa w'uwo muryango muri Afurika y'Iburasirazuba. Ibyuho u Rwanda rugomba gutangira kuziba ni ukumenyesha abantu ko icyemezo mpuzamahanga cy'ubuziranenge mu micungire y'amashyamba kiboneka nuko gikora. Kuziba icyo cyuho bisaba ko u Rwanda rukorana n'abafatanyabikorwa barwo ku buryo abashinzwe imicungire y'amashyamba baba bazi ibyo bakora. Ikigo Ultimate Forest Company gicunga amashyamba kuri ubu cyanamaze guhabwa icyemezo mpuzamahanga cy'ubuziranenge mu gucunga amashyamba, kigaragaza ko amashyamba yo mu Rwanda acunzwe neza ku gipimo cyifuzwa, byatuma ibiti byo mu Rwanda n'ibikoresho bibikorwamo bihangana ku isoko mpuzamahanga. Jean Rindiro ni umuyobozi mukuru wa Ultimate Forest Company. Certification bisobanuye ko ibyo dukora tubikora kinyamwuga, gukora ibintu bifite umumaro ariko kandi mu buryo bwo kubw'imikorere yabyo hakaba hubahirijwe amategeko y'igihugu ndetse na mpuzamahanga kugira ngo ibyo dukora ibyo bibashe kuba byujuje ubuziranenge ku isoko ry'u Rwanda ariko kandi no ku isoko mpuzamahanga. Ibikoresho byinshi biboneka hano mu Rwanda bikozwe mu biti cyangwa se biva mu biti bituruka mu mahanga. Icyo nicyo cyuho nyine nyamukuru navuga cyanatumye ari leta bishyiramo imbaraga, ari inzego ndetse z'abikorera nkatwe, ndetse hatangira n'iki kigo kugira ngo kibashe gushyira ku isoko ibikozwe mu biti byavaga mu mahanga bikorerwe mu gihugu. U Rwanda narwo rusanga hari indi ntambwe rugomba gutera mu micungire y'amashyamba kugira ngo rugire ibiti byiza bikorwamo ibikoresho byanacuruzwa ku isoko mpuzamahanga. Dr. Concordance Ngumuremyi ni umuyobozi w'ikigo cy'igihugu gishinzwe amashyamba. Produit cyangwa se igikoresho cyakozwe mu giti ntabwo gishobora kujya gukora competition ku isoko ryo hanze kitujuje bwa buziranenge. Ntekereza ko ariyo mpamvu tugomba kumenya ko ababikora babikoze mu zihe mbaho, mu bihe biti, byavuye muri he shyamba, iryo shyamba ryacunzwe rite kugira ngo ya product izavamo izajye gukompeta ku isoko mpuzamahanga. Ari nacyo kibazo dufite nk'uko kivuze, ibikoresho byinshi dufite no mu office menshi habakirimo bya bikoresho biva muri China, mu Bushinwa. Kugeza ubu u Rwanda rumaze gutera amashyamba kuri 30.4% by'ubuso bw'igihugu. Hagati aho inzego zitandukanye zifite mu nshingano imicungire y'amashyamba zagiranye ibiganiro bigamije kurebera hamwe icyakorwa ngo amashyamba yo mu Rwanda arusheho gucungwa neza. Daniel Hakizimana, Flash FM.